Ready? Hey! Let's go! Back! Yo! Once again I'm back around. Real shit back in style. Twongeye kubasuhuza nshuti muteze amatwi on TV Radio. Uyu ni umwanya w'ikiganiro cya Stock aho mukigezwaho nanjye Ingabire Gloria nk'uko bisanzwe. Mbagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, ngenda mbabwira cyane cyane ibiganiro by'abana ariko nanabwira n'ababyeyi babo, tugenda tugana ibintu byo bitandukanye. Aho mperuka kubaganiriza rero mperuka kubaganiriza mbabwira uburyo mwategurira abana banyu amafunguro muyateguranya amasuku, bityo rero bigatuma abana banyu bakomeza kugira ubuzima bwiza ndetse bikabarinda n'indwara, ndetse abana banyu bagakomeza no kugira imikurire myiza. Rero duheruka no kuganira ikindi kiganiro mbabwira akamaro ko gutoza umwana wawe gusoma ibitabo, ko kureka umwana wawe rero ukamushakira ibitabo byinshi cyangwa se bimwe na bimwe ufitiye ubushobozi agasoma, akamaro rero bimugirira mu buzima bwe bwa buri munsi no ndetse no mu mikurire ye icyo bimufasha. Rero uyu munsi wa none ngiye kubabwira kuri top 10 y'abana batunze agatubutse kurusha abandi kuri iyi si muri no mwaka wa 2021. Ushaka kwibaza rero ngo abo bana nabahe, ushaka kwibaza ngo abo bana bafite izihe impano, bagiye bafite impano zitandukanye, ushaka kwibaza ngo se abo bana baturuka he cyangwa se bavuka hehe. Abo bana rero ni abana bafite agatubutse kurusha abandi, ni abana bagiye harimo abagiye babwishakira ku giti cyabo bakoresheje amaboko yabo ndetse no mu bitekerezo byabo, harimo abagiye bishakishiriza bikurikije n'impano bafite, bagenda bishakishiriza ubutunzi ku giti cyabo. Rero hariho n'ababukesha ababyeyi babo, imiryango yabo, barimo nyine bagenda babafasha, imiryango yabo igenda bafasha kugira ngo babashe kuba bagera kuri ubwo butunzi batunze uyu munsi wa none. Rero aho ngiye kubabwira tugiye guhera ku mwanya wa 10, turahasanga umwana witwa Jaden Smith atunze miliyoni 8. Ni umwana w'umukinnyi wa filime ukiri muto, akina avuka kuri Will Smith ku myaka ye 22, atunze miliyoni 8. Yahawe MTV Award yo gukina neza. Yakinnye muri The Day If Stood Still. Niyo yakinnyemo rero uyu munsi wa none rero bikaba byaramuhesheje ayo miliyoni. Uyu munsi wa none akaba atunze amafaranga angana gutyo kuri uyu munsi wa none. Rero uri kumva ko ageze ku rwego rushimishije, azagenda kandi ntabwo byahagaze. N'uyu munsi wa none aracyakomeje gukina, uri kumva ko rero amafaranga akiyongera, ntabwo wamenya ngo uriya mwaka wundi wenda azaba ageze ku ruhe rwego. Aho dukomeza rero tubabwira ku mwanya wa 9 tukaba turuhasange umwana witwa Abigail Breslin atunze miliyoni 12. Ni umunyamerika w'umukinnyi w'umukinnyi wa filime. Yabitangiye afite imyaka 3. Ubu ni umukinnyi ukize ku isi, umukinnyi ukize ku isi wa filimi, uzi gukina amafilimi cyane. Ni umunyamerikakazi, ni umukobwa. Uri kumva ko nyine ari umwana watangiye nawe akiri muto, yangu yatangiye afite imyaka 3. Uyu munsi rero akaba ageze ku rwego rushimishije, akaba ageze ku rwego atunze miliyoni 12. Kumva ko nawe hari urwego agezeho, impano ye afite yo gukina filime nawe hari ahimugejeje, hari ahimukijije. Uyu munsi wa none imugejeje ku rwego rushimishije. Uri kumva ko nyine nawe agiye afite impano nziza cyane yo gukina filimi kandi ikaba ari akamaro kanini cyane imumariye. Rero turasanga ku mwanya wa 8 turasangaho umwana witwa Nikki Darozio atunze miliyoni 30. Uyu mwana ni umwongereza. Ubutunzi bwe abukura mu bumenyi bwa mudasobwa, aho yatangije sosiyete afite imyaka 15. Yavumbuye summary application ikoreshwa muri telefone, ayigurisha miliyoni 30 yayaho. Urukumva ko rero uyu mwana nawe afite ubumenyi buhambaye muri mudasobwa, afite impano yo gukoresha machine, afite impano zo gukoresha mudasobwa, aho rero yagiye avumbura zino summary application zo ko wakoresha, akaba yarayigurishije iriya yaho agahabwa miliyoni 30. Urukumva ko n'umwana nawe rero arakize, impano ye afite nawe yaramukijije. Rero impano yose waba ufite ushaka kuyishyira mu bikorwa ikagukiza. Umwanya wa 7 rero turasanga umwana witwa Danielin
big head atunze miliyoni 59. Ubu butunzi yabukuye kuri nyina witwa Anna Nicole Smith wishwe no kwiyahuza ibiyobyabwenge abitewe n'uko nawe yari yarabuze umubyeyi wiwe. Nicole yasigiye umukobwa wiwe ubutunzi bwe yari afite ubutunzi bw'amazu ahenze cyane, rero ajya kwitaba Imana nawe yabusigiye umukobwa we ari we Daniel. Yabusigiye umukobwa ari we Daniel Big Head. Rukumva ko rero uyu mwana nawe arakize, agize kuba afite impano ze ku giti cye, agize no kuba yarasigiwe n'imitungo ye na mama we iyo mazu nyine ahenze. Rukumva ko nawe afite impano yo ku giti cye, ahubwo akongera akanagira n'ubundi butunzi yasigiwe n'ababyeyi be. Rukumva ko rero agenda akira, nawe hari urwego agezeho rushimishije, afite amafaranga yo ku giti cye kandi akiri na mutoya. Ubwo wakibaza ngo wenda nko mu myaka iri imbere azaba ageze kuri rwego, azaba afite ubutunzi bungana iki. Rero ukumva ko impano yawe iyo ari yo yose uyifashe ukayishyira mu bikorwa igenda igukiza ku rwego utabasha kumenya cyangwa se utabasha kumenya ngo byagenda gutya. Uyu mwana rero nawe ageze ku rwego rushimishije cyane rwo kuba afite ubu butunzi. Kumva ko ntago ari ubwe wenyine. Rero uri kumva ko impano yose ufite ugerageje ukayishyira mu bikorwa ikubyariza umusaruro. Gerageza rero ushakishe, wenda nawe ushaka ko waba ufite impano, ntago wacika intege. Nabo bose ntago wenda bari bazi ko bazabigeraho, ariko bagiye babishyira mu bikorwa. Impano zabo bagiye bazishyira mu bikorwa, rero zigenda zibateza imbere, zigenda zibazamura uko bagenda nyine bashyiramo umuhate ku mpano zabo bifitemo. Ku mwanya wa 6 rero turasanga umwana witwa Emma na Maximilian Munize batunze miliyoni 200. Aba ni abana rero b'impanga zivuka kuri Mark Matoni na Jennifer Lopez. Kuva bakiri bato itangazamakuru ryarabakurikiranye bibakururira igikundiro. Rero ukumva ko kuva bakiri batoya bitewe wenda n'impano itangazamakuru ryagiye ribabonaho, ryagiye rero ribakurikirana uko bukeye n'uko bwije, kugeza na n'uyu munsi wa none rero bibakururira igikundiro. Bikaba byaratumye rero kugeza uyu munsi wa none bafite amafaranga 200 bya miliyoni. Ukumva ko rero uyu munsi wa none ni abana bakize bafite miliyoni 200 kuri uyu munsi, bageze nabo ku rwego rushimishije. Nabwiye ko ari abana b'impanga, nabo rero bakize bakiri batoya. Ku mwanya rero wa 5 turasanga umwana witwa Kinox Jory Pitt na Vivian Jory Pitt. Batunze miliyoni nabo 200, nabo kandi akaba ari abana b'impanga bavuga kuri Brad Pitt na Angelina Jolie. Ubu butunzi bwabo bwatangiye kwiyongera bakivuka. Ifoto yabo ya mbere yacurujwe miliyoni 1, ihita yandika amateka yo kuba ifoto y'abana bahenze kugeza ubu. Ubu rero ifoto yabo niyo igura nyine amafaranga angana gutyo. Ifoto yabo uri kumva ko ya mbere babanje gupostinga yaguzwe amafaranga miliyoni 1. Uyu munsi rero bikaba nabo byaratumye baba bafite amafaranga miliyoni 200. Ukumva ko nabo ari abana bakize, kandi ukumva ko n'ababyeyi babo bagiye babibafashamo. Muzagenda musacinga amafoto yabo muzagenda babona. Ni abana rero bagiye bashimishije, bazi kwifotoza by the way. Rero aba bana nta bana nyine nabo bageze ku rwego rushimishije, ariko ntago ubutunzi bwabo buhagarara aho ngaho, bugenda bwiyongera buri munsi. Ko bagenda bakora niko ubutunzi bwabo bugenda bwiyongera. Ntago rero wamenya ngo uyu munsi muri uyu mwaka bafite miliyoni 200, ariko ntago wamenya ngo muri uriya mwaka tugiye kwinjiramo baza bafite zingahe, wenda nabwo tuzaho twabimenye. Rero ukumva ko nabari abana bafite impano zigiye tandukanye kandi bakize ku rwego uyu munsi wa none bariho barakize pe. Abana bangana gutya bakiri batoya, urukumva ko hari urwego bariho kandi rushimishije. Ku mwanya wa 4 rero turasanga umwana witwa Suri Chris atunze miliyoni 800. Ni umwana wa Tom Cruise na Katie Holmes. Ubutunzi bwe abukura
abukura ku babyeyi biwe. Nibyo rero nababwiraga yuko harimo abana bamwe na bamwe bagiye bafite ubutunzi bakura ku babyeyi biwe babo. Uyu munsi rero uri kumva ko n'uno mwana nawe Chris akura ubutunzi ku babyeyi biwe, agenda bukesha nyine ababyeyi biwe. Ntabwo wamenya buriya hari ibikorwa bimwe na bimwe bagenda bamutoza cyangwa se bagenda bamukorera, nawe akabasha kubikora kugira ngo abashe kubona ubwo butunzi. Bikareba binatuma uyu munsi wa none ariyo mpamvu afite miliyoni 800. Kumva ko nawe ari umwana wakize akiri mutoya kandi akaba ubutunzi bwiwe nk'uko babitubwiye cyangwa se nk'uko tubibona abukura ku babyeyi biwe, bitewe n'ukuntu bagenda bamufasha cyangwa se ibikorwa bagenda bamwereka byo gukora cyangwa se nawe ibikorwa agenda akora, rero bikamukurura ayo mafaranga yose bigatuma nawe agira ubwo butunzi kuri uyu munsi wa none bungana gutya. Ku mwanya rero wa gatatu turasanga umwana witwa Blue Ivy atunze miliyoni 1. Ni umwana w'umunyamugisha kuba yaravukiye mu muryango w'abahanzi. Ni umwana wa J2, bivuga ko umutungo we urenga miliyari 1, umutungo we urenga miliyari 1, kandi akaba akomeje kwiyongera buri gihe, buri munsi, buri mwanya. Uko agenda akora niko umutungo we ugenda wiyongera. Kumva ko nawe ni umwana ukize kuri uyu munsi wa none, n'umwana ukize byahatari. Kumva ko buri munsi uko agenda akora umutungo we niko wiyongera. Ubwo ejo ushaka gusanga uyu munsi ni miliyari 1, ejo ushaka gusanga ari miliyari 2, ejo ushaka gusanga ari muri mu mafaranga nawe nyine ushaka kuba utazi cyangwa se utanakekaga, bitewe n'ukuntu agenda akora. Rero uko agenda akora niko umutungo we ugenda wiyongera, kuko ni umwana w'umuhanzi, ni umwana kandi ngo w'umugisha, kuko yavukiye mu muryango w'abahanzi. Kumva ko ashaka ko yaravukiye muri uwo muryango w'abahanzi, rero nawe uko yavukiyemo abona bagenda baririmba, nawe akabyitorezaho, akaba yarakuranye n'iyo mpano kugeza uyu munsi wa none. Rero iyo mpano ye afite ikaba yaramukijije. Rero ku mwanya wa kabiri turahasanga umwana witwa Phoebe Adele atunze miliyari 1. Nawe ni umwana wa Bill Gates na Melinda Gates, ariko igihe cyose ababyeyi be batabaruka niwe uzaba umuragwa w'ubutunzi bwabo. Rikumva ko niba uyu munsi wa none afite iyo miliyari 1, kandi bikaba binateganywa yuko umunsi uwo ari wo wese cyangwa se igihe icyo ari cyo cyose ababyeyi be bavira mu mubiri cyangwa se ababyeyi be batabaruka bakitaba Imana, ngo ari we wasigarana umutungo wabo, ari we waragwa ibyabo byose. Rikumva ko ni umwana ukize, ni umwana ukize ku rwego kabisa rushimishije. Ubwo byonyine ufashe amafaranga afite uyu munsi wa none ugafata wenda nuko ababyeyi be baba bari kubiteganya, ubwo rero uri kumva ko ni umwana nawe ukize kandi ukize akiri mutoya. Ubutunzi bwe rero afite ni bwinshi cyane kandi buramukijije kuri uyu munsi wa none. Hari aho bimugejeje, hari ibyo abasha kwikorera we ku giti cyiwe bitewe n'impano zitandukanye agiye afite cyangwa se n'ukuntu agenda afashwa n'ababyeyi biwe. Uyu munsi ushaka kwibaza rero ngo ku mwanya wa mbere turahasanga uhe mwana. Namaze kubabwira guhera ku mwanya wa 10 kugeza ku mwanya wa 2. Rero ushaka kwibaza ngo muri no mwanya hagiye nuwuhe ugiye kuba uwa mbere, se nuwuhe tugiye kubona ari uwa mbere. Niwe rero muri aka kanya ngiye kubabwira umwana wa mbere utunze amafaranga kuri uyu munsi wa none muri uno mwaka, utunze agatubutse kurusha abandi. Rero uyu mwana yitwa Prince George Louise, afite miliyari nawe 1. Ni umwana w'umuherwe, yavutse ku ya 22 Nyakanga mu mwaka wa 2013. Ubutunzi bwe abukomora ku kuba avuka mu muryango w'ibwami. Prince George ni imfura y'igikomangoma William Duke, nyina yitwa Catherine. Ubwo butunzi abukura mu muryango w'ibwami w'Ubwongereza. Uri kumva ko rero nawe ni umwana ukize, umwana ukize akiri muto. Umwana wavutse mu 2013. Uri kumva ko aracyari mutoya, ariko uyu munsi wa none amafaranga afite ni umwana ukize kabisa. Ni umwana ukize ageze ku rwego rushimishije. Kumva ko ariko naho avuka birabimwemerera, umwana uvuka ibwami. Kumva ko nyine nawe afite agatubutse, afite amafaranga menshi cyane. Rero iyi ni top 10 nababwiraga y'abana batunze agatubutse
kurusha abandi ku isi yose. Rero mwabanaga nanjye Ingabire Gloria, nanabibutsa ko namwe mufite impano mwakomeza kuzigaragaza, nanabibutsa ko mwakora share na subscribe na comment ku biganiro byanjye ngenda bagezaho. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.